Patrick arakataje mu kwita ku mwana we. Stefano wabyutse yiyama Pascal. Aramuziza iki? Ni urunana. Pascal, nta kintu gushakira muri iki gitondo. Ni uko kwiyama ku mugore wanjye. Ye, ariko sha, aho ntugira ngo Nyiramariza uvuga se umuntu ufite ubuzima nk'ubwawe n'uburenganzira bwo kuvugana n'uwashaka? Ndakubwiye ngo niba udashaka gushahurirwa muri icyo kibahima cyawe, ugende uzinga utwawe usubire mu rugo rwawe. Urantegeka nkande se wowe? Hekebwa gusa. Uranutse ngo ndimbwa Pascal. Imbwa nziza se wanayigezaho ahubwo kuri imbwa mbi? Uratinyuka ukanafuha wowe Stefano koko? Kandi Pascal, ukomeje kuntuka nagukosora muri iki gitondo. Wacha maneno wewe, nta n'isoni urafuhira Nyiramariza. Wagufuhiye byagenda gute buriya? Uwo nkwiyamyeho ni umugore wanjye nasabye iwabo nkamukwa tugasezerana. Naho wanjye wasinyishije amadosiye rero bakubwiye ko namutoraguye mu muhanda. Madosiye se madosiye iki? Ariko muzi ko Pascal mwambonye amatwi mukagira ngo ndimbe badi. Imigoroba yawe usigarana na mukobwa jana ngo murasinya amadosiye. Ikaramu wasinyishije narayibonye sha, urumva yarigaragaje. Jewe nta magambo yandi nshaka. Icyo nshaka nuko mpera umugore amahoro. Ngewe Pascal Rugwabiza ndabikubwiye, sinzareka gusangira ku gacupa na Nyiramariza ngo twiganirire duhuza gahinda mwaduteye sha, urumva? Nubabara uzashaka umugozi w'imanike nibikunanira kandi umanuke buhoro buhoro no mu mugezi wa Nyarurembo ngo dumburi. ngo nishaka nziyahure Pascal. Ahubwo watinze. Nyaruka rwose ukiza abagabo batuye isurubwa wirirwa bateza wiyita umugabo. Pascal, uzi ko umunwa wawe ntukisha na usongora none ahangaha nkawuhindura nk'umununi. Wibeshye unanyegere nkwereke sha Stefa. Nakuretse no kunyegera. Nta n'uburenganzira ufite bwo kumvugisha wakebora buryo. Fata inzira nkubona urenga. Uretse nako reka ngende. Genda nyine. Ariko ndakwiyamye ku mugore wanjye. Niba udashaka ko nzagukiza ubwo buzire bwawe umwirinde. Ubuzire no bwawe sha Stefa, urumva? Karindagire. Indurindagira Pascal, indi. Nako ninda warindagiye agaturugo rwe akajya kuba mu kibahima. Uzi ko wagira ngo ntugisinzira sori. Ewe nuko nimfa gufatanya amaso rwose ngatangira kurota inzozi mbona ngo twambaye neza ngo hagaze iruhande n'abandi bakobwa beza badushagaye maze ngo Chris akakwambika impeta. Abonye wazikabije impeshyi ntisige nkiringara gusori. Kuwihebye se kandi. Ubundi byanjye na Chris byari bimeze neza mfite n'ikizere 100%. Ariko rupfusha rumari nkwi uko yabyivanzemo sinkuzi sori. Mwihorero wenda mwibikiye Reya. Nzamubwira ibyo muziho byose natanyurwa nzamukangisha kubugirira nabi. Ayiwe kumugirira nabi gute se sori? Ngo gute? None se ubukwe yagiye kubona akabona kubonye hano Nyarurembo aho komoka arahazi? Ntaho azi. None nzahahimba rero maze mubwire ko iwanyu mufite igisekuru hakurya aho baroga umuntu ntagira aho yirogoza na rimwe. Kuki? Cyane. None se wazabimukangisha kankwiza Nyarurembo yose bikagera no kuri Chris sori? Genza amagambo nzamubwira kazinukwa Chris umva ukamwegukana imbona nkubona. Nzamubwira ko natareba neza uzamuroga ibisazi bikamwangaza ku musozi yambaye uko yavutse. Ego mana rero. Mama arampamagaye sori. Aro. Kumamagaye uzindutse n'amahoro mama. Ntabwo ari nyoko nigewe Reya. Mwaramutse neza papa. Ndamuka ikindi dukora muri. Papa nukuri nanjye sije pe. Umwana udatekereza iwabo ngo azirikane imvura ababyeyi be bagize kugira ngo agere ahageze ubwo uyu mwana kiko. Nukuri babyeyi banjye imvune zanyu ndazizirikana. Niba uzirikana ni gute ibiruhuko bisigaye bitangira ukiyamira aho ngaho Nyarurembo? Niko muko. Uwo mugabo wahabonye niwe wakuzuciyeho. Mana we, papa urumva nabacikaho koko. Cyangwa hari ishingiye tubimenye. Oya papa. Amazi aracyuha nibagirwa iwabo wambeho di. Uranyumva neza Reya? Ndakumva kandi sinabibagiwe rwose. Nta mpaka njya nawe muko. Nguhaye umunsi umwe wonyine n'amasaha 2 n'iminota 50. Ninta kubona hano mu rugo. Ntuzigere uhagaruka no mukudu kangisha. Nushaka uzerere kumuzana rwose urumva? Uranyumva neza?
uzi ko uyu mukobwa akuze Patrick nta wundi muntu ugeze hano ngo amusekere uretse wowe. erega amaraso si amazi Nadi ariko mwambike turi ko yamukwira. Yihore yose nayibonye ramurota ariko si cyane azuza umwaka yambara. Mafi nibeshye rwose nkugurira izakuriramo. Nuko ubu noneho sinzi ko nagushimira Patrick. Amagi ndagaru tuzaniye byo nibisanzwe guhahira umwana. Ariko sinarinzi ko watekereza kumugurira imyenda pe. Kubera iki se umwana so wanje? Niba nje nyigura se kuki ntayigura ubona byaye. Uri umubyeyi mwiza pe. Imana igi guha umugisha. Umukobwa wacu dore papa yakwita yakugurira n'imyenda n'ibikomoka ku matungo. Mu ifunguro ryawe ntihakaburemo ibikomoka ku matungo mwana wanje. Maze uzakure neza mu bwenge no mu gihagararo. No mu mba mutima ntazasigara inyuma. Umwana witayeweho akagaragarizwa urukundo akabona indyo yuzuye ibikomoka ku matungo akura neza mu ngero zose z'ubuzima. Nadi wakwereka ko nshushanya umukobwa wanjye nk'umunyaka 25 igusha mubona rangira nk'ikiciro cya 3 cya kaminuza kuko azaba yarize ari mutoya. Nanjye bifite amatsiko pe. Ari umuhanga nta wadindira. Natwe tumuri inyuma tumukomera amashyi. Tumushagaye. Kibondo cyanjye nibakureke wiga amashuri kuko ejo bundi bazakubona uri pilote utwaye indege uri ministre mu Rwanda rwacu. Ntabwo nanzi kuzikuririmba kabisa. Ndabizi rero ahubwo de usanze nta kintu namba kiri hano mu rugo Patrick uze gutaha hano ku manywa ndagutekera neza. Oya da nta mwanya nabona. Basi se kutuzaniye amagi menshi wagutekera umurete cyangwa niba wihuta hari igikoma ariko ngusukira umwe wumve. Igikoma Nadi nishisha kibondo kandi raryoha cyane Patrick urahita uyikunda cyane ahubwo nzajya nyigutekera nkuzanire ku kazi. None se munyumvira Nadi none se sibyo umujyanama w'ubuzima hora kubwira ko shisha kibondo idasangirwa ari nk'umuti ntabwo wagenewe. None ashaka kuyiha Patrick ubusengenda umugore wonsa cyangwa umwana mutoya. Mbabara sinarinzi ko byose ibyo byose ubizirikana pe. Ibyo nonsa atambwiye byose byanditse aha ngaha. Ubwo mvugange. Shisha kibondo ihabwa abagore batwite n'abonsa bo mu miryango ufite amikoro make. Ndumva warabifasha kugira ngo ibunganire mu mirire ntihabwa abagabo babo cyangwa se abashyitsi babagendereye. Urumva Nadi? Mbega Patrick uzi kumenya uzasimbura nonsi yata cyangwa nawe ukamujyana mu buzima da? Ubwo warugeze hereya? Kure cyane ntekereza uko ndi buhinguke iwacu sori. Humura buriya ababyeyi turi abantu beza rwose nibakubona baratuza. Nuko impamvu yari yatumye ntajyayo n'ubundi ngiye ntacyo nyikozeho sori. Ubundi si uwo wamenyesheje Kirisi ko ugiye kujya iwanyu? Ubu se Kirisi ntiyatangiye akazi ni muhamagara. Muhamagare yewe. Umuntu ugukunda akazi kamubuza kukuvugisha koko. Hello? Yes Leya. Kiri umbabare kuguhamagara uri mu kazi ndabizi ntubikunda. Namahoro sawa ubwo nyine kumamagaye ndi mu kazi. Nta kibazo gusa nuko nashakaga kukumenyesha ko nyarukiye mu rugo iwacu gato. Mbese muri make muri iyi minsi sindi Nyarurembo. Biragutunguye ariko. Ni nk'ibyo ariko nta kibazo. Ukiri urugendo rwiza Leya. Murakoze cyane Kiri narinzi ko nzakwitaho muri ibi biruhuko ariko nyine ntibikunze ababyeyi barankeneye. Ubwo rero uziyiteho mukunzi kandi nzagukumbura. Urakoze cyane kunyibutsa kwiyitaho Leya. Wabyumvise ko nzagukumbura ariko kandi nawe ndabizi ko uzankumbura Kiri. Mbega Chris ngoke ijambo ry'inyuguti ebyiri koko niryo usubije nkubwiye ko nzagukumbura Kiri. Ariko se amasaha ya blague na yakazi Leya. Kandi koko sori nkwibariza akantu kamwe se uranyemerera ubundi nkureka ukomeza akazi Kiri. Baza nta kibazo. Ababyeyi banjye ko bagukunze kandi bifuza kukubona se ubu nibambaza igihe uzazira kubasura nzabasubize ko ari ryari. Ibitekerezo byo ni byiza Nadi gusa niba ushaka gutekera abantu uzibuke kwita ku isuku. Isuku nayitojwe da ubu rwose nyishyize imbere unazabona nongera kurwaza umwana imiswe. Nuko rero niba amafaranga ahari ahantu wahatunganya neza ugatangira gukorera ifaranga. Ntegereje ko inguzanyo nasabye ngeraho gusa nta muntu uzongera gusonza hano mu isantere icyayi igikoma amandazi shenadina bizaba bihari byose. Agacapati se n'ibishyimbo nabyo ko hari abantu babikundara. Ibyo rwose bindekeye nzabyitaho. Ikindi ku manywa nzajya mbabikira ibiryo biryoshye kandi mbace make. Ahubwo uzabanza umenye iriya resitora yindi ayigurisha. Nongize ukoresha nabura ko bakira batakuyoboka.
ese ko wikuramo kandi ari we nizeye mukiriya wa mbere w'imena koko Patrick nawe urabyumva ntandi najyana amafaranga nzi ko watetse na di ntiwumva se uzajya wishyura purayo ku manywa iyo ni mugoroba guhera niko ndemezo we uwo mwana wanjye abaye iki simbizi mama ni ukwiyenza igikoma nakubwiye kumuha wakimuhaye se ntakimuhaye nzanira uwo mwana ndeme kurumva neza nuko yashonjera uwo mwana rero ukamenya ko azi nuko ashonje na di cyane rwose amara y'umwana ushonje n'uwiriza cyangwa wiyenza nk'uko ndemeza bivuze biratandukanye yizuye kibondo cyanjye ahubwo se ubwo ntafite ibitotsi oya yewe ni uko ashonje niko ndeme uyu mwana wanjye igikoma cye wakimuhaye yego wavuze ko wakinywereye ndeme mbwira niba wakinywereye have mama urambabaza maze agatsinda ntikizi kubeshya urambeshyera umwana ngo yanyweye igikoma kandi kikuzuye ku munwa ariko mama sinakinyweye ni ukwiranguza igikoma ziba aho ngaho ariko se wirwana na di wirwana n'ukuri ntabwo umwana ubeshya Patrick hita upfuka bavuga hariya uhita umbwiza ukuri mama nanjye nari nshonje none se ko kuva bwacya ntacyo wamaye ngo njye umva uri neza ruga ndekura Patrick ndekura ngo kubite mukora mu mama wikubita umwana ariko na di wikubita umwana ahubwo ubu ngubu baragukanguye ubutandi uzamusaba kukugaburira umwana niwe uzajya ubimwihera umva ndeme uri rukoza soni wacyo ntaziwe ngaho haguruka utumuke ntakutera umugero ngo ngiye hagutumbagiza ukagwa hirya mu muhanda mvi imbere vuba ngaho rozana umwana mugufasha ugenda ukarabiza intoki dore umwana igikoma cya Stefano arakinywereye ese ubwo wowe byari ngombwa kunyurira ko ndemeza wa Stefano Patrick mugabo waretse nkisinzirira ariko uri umugore wanjye ibyo nshaka ndabyemerewe ntuzibeshye Stefa umubiri wanjye n'uwanjye ntawungengaho ni njyewe wigengaho niba nkubwiye ngo ibi niba simbishaka nuko ntabishaka uranyumva neza niba utari unabizi nta nubwo nkigushaka ngo ntabwo kinshaka Nyiramare narihanganye bihagije ukava iyo ngiyo mu busambanyi bwawe kambeshya ngo urihariye nkakwihanganira ariko ubu noneho ni burundu mbese muri make inkwano zanjye nakoye zitaye agaciro yaba inkwano yaba isezerano byose byataye agaciro kandi niwe wabigatesheje nta kwirirwa uzenguruka mu bagore bawe rero ngo ugaruke kwa Nyiramariza winduhiranye ingufu rirabanye rwose ushatse kuvuga ngo nubwo nazana Kinubi ntiyafunguka noneho niko bimeze niwumva unaniwe kwihangana uzasubire kwa mukobwa jana mu byari izindi mpanga hungu na kobwa ese mama niko bimeze ibibazo Pascal aba yabikemuye ubwo uvuzemo kiwe ngo ukunda umunyibutse ese burya mwarajiginywe yewe njiginywe se kubera iki kwicyo ntashaka ari agasuzuguro unsuzuguza kiriya kimara hanyuma rero njye wanshujuguje gake Stefa niba wari uzi ko ndi igicucu ucurikanga uko wiboneye ubu byararangiye Nyiramare soni nkiyamya agahararo hararanye na Pascal rwose niba muzi ubwenge munyirinde sindi umwana wabyaye utajye kuko wishakiye Stefa nako nibutse ko n'umwana afite uburenganzira bwo kuhitiramo inshuti urabyemeye noneho kuri inshuti ya Pascal none se uragira ngo mbihakane hewe Pascal se hari ibyago arimo ku buryo namwihakanara yabiba amasabwa nabamwihakanira iki aka nagasuzuguro gakabije kageretseho n'agasunikano ubu buriri mbuvuyemo rwose digende buvamo nakubwira iki Stefa kuko ntuzantegeka umuntu ushudika nawe kuko nanjye sinigeze nguhitiramo abo mu inshuti nizere ko nyumvise neza Nyiramariza ariniguye Stefano yerekeje mama naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku bufatanye n'ikigo gihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA hamwe na World Vision Rwanda mukayikurikira kuri Radio Disco wa 3 no ku wa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'igitekerezo. Ushobora kandi gukurikira ikinamico urunana kuri telefone yawe ukanda 845 maze ugakurikiza amabwiriza. Uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikira ikiganiro urunana cy'uyu munsi
naho ubutaha